16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Yes, ibihe byiza rero kuri mwebwe bakunzi basura TV1. Ngira ngo rero nkuko muri ko byumva Dr Murangirwa Thierry yaje guhamagarwa n'umwe mu banyamakuru amubaza ku by'ifungwa rya Yampano cyase uwo bita Uworizagwira Florien. Yaje kumaza ibibazo byinshi bitandukanye, ariko nyaboneka igitangaje muri ibyo nuko umuvugizi wa RIB avuze yuko atari Yampano gusa buze gufungwa, ahubwo hari abandi bari buze gufungwa. Ni muri kesi Yampano akurikiranwa ibyaha byinshi bisaga 7, ariko n'abatindereka twumve icyo Dr Murangirwa Thierry yaje kubivugaho, maze twumve neza icyo amategeko ashobora kuba yahana uyu Yampano, ndetse namwe mwiyumvire neza cyane. Urakoze cyane. Wenda mbajije ibibazo byinshi cyarimwe, ubwo icyo nza kudasubiza neza ubwo rongera unyibutse. Tariki 16 Gicurasi uyu mwaka RIB yafunze Uworizagwira Florien, umuhanzi uzwi ku izina rya Yampano, akurikiranyweho ibyaha 7. Icya mbere ni ugukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi, gukoresha imvugo z'ivangura n'ifungirana ry'umuntu bitemewe n'amategeko. Uyu rero uregwa ari we Uworizagwira Florien, afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu gihe dosiye yari gutunganywa kugira ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Ibi byaha rero uburyo yabikozemo, ikirego kimaze kwakirwa tariki ya 11 Gicurasi, iperereza ryaratangiye. Hanyuma iperereza ry'ibanze riza kugaragaza ko uyu Yampano ko mu bihe bitandukanye yagiye akubita uwo yitaga umugore we, ariko babana batarasezeranye, bakamumenera telefone. Iyo ndetse yabaga amaze gukora ibyo bikorwa byo kumukubita, kumutuka, kumucunaguza, yahitaga amufungirana mu nzu ngo kugira ngo atagira aho ajya kumurega. Iperereza kandi ryagaragaje ko uyu Florien yamukubise akamuruma n'izuru, ndetse mu kumuruma izuru akagerekaho n'amagambo mabi cyane agaragaza ivangura. Ibi byose bikoraga amaze kunywa ibiyobyabwenge, ikiyobyabwenge cy'urumogi, ndetse akaba yarapimwe muri kiriya kigo cy'ibimenyetso Rwanda Forensic Institute, ndetse nacyo ubwacyo resulta zavuye zikaza kugaragaza ko yanywaga ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi. Iperereza kandi ryagaragaje ko uregwa ari we Yampano mu bihe bitandukanye, iyo yabaga amaze kunywa ibiyobyabwenge byo mu bwoko bw'urumogi, yakubitaga umugore we akanamubwira ko azamwica. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga, amaze kumubwira ko azamwica, amugongesha imodoka ye, amugonga ari kuri moto, yikubita hasi, arakomereka cyane. Ibyo rero amaze kubikora, yabonye ko wenda ibyo akoze noneho adashobora kubicika, abona ko umugore agiye uwo yitaga umugore we agiye kumurega. Yahise atoroka, akomeza gushakishwa, ariko tumuhamagara akabeshya ngo ari Bukavu, akabeshya byinshi. Hanyuma ariko tumubwira ko icyiza ari uko yakwitaba, cyangwa se tukamushakisha mu buryo dushakisha abanyabyaha nk'abandi.
yaje gutekereza abona ko nta maherezo ko byanze bikunze azafatwa, kuko n'ubundi yageragezaga ashaka uburyo ko yaca ku mipaka ngo atoroke. Ngira ngo aza kubona ko bitari bumushobokere, ahitamo kwitaba, araza arabazwa, ndetse kuko ibyaha yarakurikiranyweho ari ibyaha biremereye cyane, arafungwa. Ibiriya byaha byose uko ari 7, igihano kirimo gitoya ni amezi 6, ariko igihano kirimo kinini ni imyaka 7, ndetse ubwo mucamanza niwe uzagena igihano azamuha bishingiye n'ibyaha azaba yashinjwe cyangwa se ibyaha bizaba byamuhamye, kuko kugeza ubu ngubu turacyamufata nk'umwere. Ubwo urukiko nirwo ruzemeza ko ibyaha bimuhama cyangwa se bitamuhama. Buriya ikintu gitangaje Chita, uyu Yampano n'uriya yita umugore we witwa Diane, yego, nyuma yuko haba yasaga y'amashusho yabo y'urukozasoni yasohoka akajya hanze, uribuka ko nyuma hari andi magambo yavuzwe bo hagati yabo, hari amagambo bateranaga, bacyurirana, baregana, bashinjanya ibyaha biremereye ndetse n'ibintu wumva bigize icyo gihe. Rero ndetse hari andi mashusho yigeze gusohoka ya Yampano, bivuga ko ngo yari hamwe n'undi mukobwa bambaye ubusa. Icyo gihe rero twaje kumutumiza bombi, njyewe ubwanjye na timu yanjye turicara turabaganiriza, ariko icyo yari kigamije ni ukugira ngo tumenye iby'ayo mafoto nuko gushyamirana. Ubundi abantu bahuje ikibazo bari bahuje ikibazo nka kiriya handi, utekereza ko ahubwo bigiye gutuma begerana bakaba umwe, bagafatana mu mugongo, kuko bose saga yarabarebaga igisebo. Buriya iyo ugiye hari ukavuga ati jyewe nari mbizi ngo bamukubitaga numva. Icyambere nuko gudatabara umuntu uri mu kaga ari icyaha gihanwa n'amategeko. 2, kudatangaza icyaha cy'ubugome ni ikindi cyaha. Rero kujya hari ukigamba ukavuga ko wari ubizi rwose ntibizagutangaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugutumije. Ibyo ni ibintu bibaye mu gihe by'umweru nka bingahe. Ni biki byabateye aba bahanzi? Burya umuntu niyo yakubera umunyamahane, uri kumuruma izuru no kumuruma ugutwi ugerekaho amagambo n'ibiki, warangiza ukajya ukavuga nawe ukigira mwiza. Ndetse mu minsi mike aho mbere y'uko uyu yitaga umugore we ko aza kurega, yari yagerageje no kumugonga maze kumubwira ko azamwica,